Umumama yari arimo acuruza amaronji hafi aho ku muhanda, umukobwa we nawe ari aho hafi, mama mu gihe yicaye, umukobwa we n'umumama uri mu modoka y'umweru nziza cyane, abona bari gutongana cyane, arahaguruka araza, abaza umukobwa we ati ni ibiki? Umukobwa we ati mama urabona ngo uyu mugore aza anyibwirishwa ibintu byose yiboneye, uzi ko abantu batinyuka? Mama we ati akubwiye iki se? Umukobwa we ati urabona ngo uyu mumama w'umwirasi ansabe ngo arampa miliyoni 50 ngo ngende ndyamane n'umugabo we maze mbabyarire umwana? Umukobwa akibikoza nyina ati kibabo miliyoni? Ongera usubiremo, uvuze miliyoni 50 ma ngo ugende ndyamane n'umugabo we ngo njye mubyarire umwana? Mama we ati nta soni, uranga ayo mahirwe ya zahabu? Umukobwa yitwaga Sara, bari abantu babayeho ubuzima bubi cyane, nk'uko nabibabwiye hejuru bacuruzaga amaronji ku muhanda, baba mu kazu gato cyane, gato kadafashije, bari abakene bikabije. Mama Sara ati madamu ntugire ikibazo araza kubyemera, wowe akira nimero zanjye gusa uze kuza kumpamagara nyuma. Uyu mama Sara yasaga nkaho yishimiye amafaranga bagiye guhabwa. Uyu mama Sara yari afite undi mukobwa witwa Teta ari we murumuna wa Sara. Aba uko ari batatu bari babayeho mu buryo bwo gupfundikanya gusa. Baje gutaha rero bavuye gucuruza amaronji, mama agerageza kumvisha Sara umukobwa we ko yakwemera akabikora, ko ntacyo yaba kandi yaba afashije umuryango we kuva muri ubu bukene bukabije. Sara abwira mama we ati sinshobora kubikora, uriya mugore simuzi, kandi ikindi kiyongereho mama mfite inzozi nifuza kuzageraho, ntabwo nshaka kwangiriza ubuzima bwanjye ngo ndajya kuba mashini ibyarira abantu ntazi. Sara yaratsimbaraye arabyanga, asa n'ushwanye na mama we. Kugeza ubwo Sara yatahaga avuye mu kiraka agasanga mama we yamucuze, we na murumuna we biriye ibiryo byose babimaze. Sara ati ma ko mwancuze? Mama ati twamaze, abaye ari wowe se watinyuka kwisigira umuntu wanga miliyoni 50, ugiye ukabyara umwana umwe se byagutwara iki? Ariko byasaga nkaho murumuna wa Sara Teta we yari ashyigikiye igitekerezo cya nyina, ko Sara yakwemera akagenda akabyara umwana umwe bakamuha izo miliyoni 50, cyane cyane ko zari kubafasha mu buryo bukomeye cyane. Bakicaye aho, mama wabo yumva telefone irasonye, asanga ni wa mugore wa kare umuhamagaye, umwe wabwiye Sara ngo azamubyarire umwana. Aramubwira ati mama sinigeze nanakwibwira, nitwa Margaret. Arakomeza aramubwira ati none se mama mwandangira ahantu mutuye nkaza kubareba? Mama wa Sara abisamira hejuru ati nta kibazo rwose. Margaret yaraje, ahageze aganira na mama wa Sara na murumuna we Teta ari aho, bicaye hanze hafi aho, na Sara yari ari aho hafi, ariko we ntiyavugishaga uyu mugore, cyane cyane ko yamwangaga bikabije. Bicaye aho ngaho, mama wabo akajya yijujuta abwira murumuna wa Sara Teta ati wabwiye mukuru wawe koko akemera? Teta murumuna wa Sara ati mama niba atabishaka njye mwanyijyaniye mu cyimbo cye. Margaret arita mu gutwi. Sara mukuru wa Teta abwira Teta ati wibeshye uva aha ngaha urambona. Mama wabo ati kuhava gusa, ntabwo Teta ameze nkawe w'ikigoryi, ibyo se urabivuga urinde? Kendi mama we arahava. Barakomeza barashwana biba birebire cyane. Margaret abibonye arababwira ati oya mwishwana, reka mbareke mukomeze mubitekerezeho muzambwira.
Margaret afata inzira aragenda. Umunsi ukurikiyeho Sarah abona murumuna we Teta na mama we bari kuzinga bikorera ibikapu. Sarah arababaza ati mama mugiye he na murumuna wanjye? Mama ati ntabwo bikureba. Sarah asa n'uketse aho bagiye aratsimbarara yanga ko mama we ajyana Teta murumuna we kuriya mugore Margaret. Basa n'abarwanyemo barwanira Teta ko atagenda undi ashaka ko agenda, ariko mama wabo asunika Sarah agwa igihumure barangije baragenda. Baragiye bagera kwa wa mugore Margaret, igipangu cyiza cyane kinini, inzu nziza cyane. Arabakira abaha ibyo kurya byiza cyane ndetse n'icyo kunywa, anabereka icyumba cyiza cyane cy'aho bari buze kuruhukira baryamye. Mu by'ukuri bo ntibabyiyumvishaga habe na gato kuko bumvaga basa n'abari mu ijuru ukurikije n'ibiryo baryaga n'aho baryamaga muri ka kazu kabo, bari bishimye cyane. Mama Sarah n'umukobwa we Teta bari mu cyumba, mama we akajya amubaza ati woze neza ahantu hose, umubiri wose nta mpumuro mbi ufite, no kuri ya myanya hose hose wahoze? Wa mukobwa we sinshaka kuri buze kunkoza isoni, ntabwo nshaka ko umugabo wa Margaret naza kuza kukugeraho uri buze kuba umunukira. Teta na mama we basaga nkaho bemeye rwose ibyo Margaret yasabye, akaza kuryamana n'umugabo wa Margaret kugira ngo arebe ko yamutwitira umwana. Margaret yari yababwiye ko we yabuze urubyaro, amaze imyaka 5 yose arindiriye urubyaro, we n'umugabo we yararubuze. Mu by'ukuri Teta we yumvaga ko kubyarira umuntu wabuze urubyaro umwana umwe akaguha amafaranga angana kuriya nta kibazo na gito kirimo. Mama we nawe yarabishyigikiye cyane kuko ayo mafaranga yari menshi ku buryo ari bubavane mu bukene bari barimo. Margaret yahaye mama wa Teta avansi ya $10,000, andi $40,000 amusezeranya kuzayamuha umukobwa we yari amaze kumubyarira umwana. Mama wa Teta amaze kubona amafaranga ajya gusezera umukobwa we Teta mu cyumba, aramubwira ati mukobwa wanjye uzitware neza ntuzansebye, kandi nzajya ngusura nanaguhamagare, ibi nibirangira nzaza kugutwara. Ariko hagati aho Sarah basize kuri ka kazu yaguye igihumure yaje gukomeza gukurikirana murumuna we na mama we aho bagiye, kuko yumvaga ibyo bari bari gukora byari amafuti, cyane cyane ko batari bazi neza umuntu wabahaye iriya ofa. Ubwo Sarah amaze kubyuka yaje kumenya aho bagiye. Agezeyo ateza akavuyo gakabije cyane, maze barafatanya baramwirukana ari Margaret, maze barangije bamusohoresha umuzamu wabaga aho ngaho. Ariko Sarah ntiyacitse intege, yagumye ku gipangu ateza akavuyo avuga ndashaka murumuna wanjye, ndashaka murumuna wanjye, ashakisha uburyo bwose murumuna we Teta yasohoka aho hantu, kuko yumvaga ko ibintu mama we ari gukoresha murumuna we ari ibintu by'amafuti, atari ibintu by'umubyeyi. Mama Teta amaze kubona amafaranga bari bamaze kumusinyira sheke bimusaba kujya kuyabikuza, amaze no gusezera Teta asohoka mu gusohoka akubitana na Sarah. Sarah ati mama usohotse wenyine, Teta ari hehe? Mama aramurebana isesemi arangije arigendera. Sarah asigara ku gipangu ahamagara Teta Teta Teta, biranga kuko yari inzu nini kandi igipangu cyari gifunze. Margaret yamaze guha mama wa Teta amafaranga, abonye agiye ahita ahamagara umugabo ati icyo gukora urakizi, hamagara n'abandi mufatanye, nakoherereje igice cy'amafaranga, ikindi ndagiguha urangije akazi. Mama Teta arimo agenda asa n'uwerekeje muri ka kazu babagamo, ari kuvugisha abantu bose kuri telefoni abirataho cyane ati sinkiri mugenzi wanyu, ibyo mvuga muraza kubibona vuba aha. Aseka cyane yishimye bitagira ingano. Arakomeza ati
reka nzane indangamuntu yanjye ubundi njye kubikuza amafaranga, ubundi kwaheri n'aka kazu. Ubwo uko yabivugaga niko abasore bagera muri batatu bamukurikiranaga. Amaze kwinjira mu nzu, b'abasore baramwinjirana bafite ibyuma n'ibiti, barangije baramwica. Bageze ku ruhande ahantu, bahamagara Margaret ati akazi kacu twakarangije. Margaret ati ceke yanjye nayo muyinzanire. Nyuma Sarah yaje kurambirwa guhagarara kw'icyo gipangu, cyane cyane ko nta n'icyo yari kubikoraho. Yanahamagaraga murumuna we kuri telefoni ntamwitabe. Teta yasaga n'uwishimiye ubuzima abayeho kwa Margaret. Sarah yaje gutaha muri ka kazu babagamo, yinjiye mu nzu akubitwa n'inkuba asanze umurambo wa mama we mu nzu. Ku rundi ruhande, ijoro ryaje kugera, wa mugabo wa Margaret aza kwinjira aho Teta ari, asanga akicaye ku buriri kamwiteguye ariko gafite n'ubwoba. Umugabo aramwegera gake gake, bararyamana. Ubwo umunsi ukurikiyeho, Teta arimo agenda mu nzu gasa n'akishimye cyane. Umukobwa tutazi uturutse mu cyumba bitunguranye aramukurubana, aramwicaza, amufata ku munwa ati ntusakuze. Teta ati sinsakuze. Ati se wowe urinde? Aramubwira ati njyewe nitwa Nadine, naje aha nk'uko waje, ariko ibintu urimo ntabyo uzi, uriya mugore ni umugome cyane. Amutekerereza inkuru y'ukuntu yaje nawe bamuhaye amafaranga menshi cyane we na mama we, nk'uko Teta yaje na nyina. Nyuma uriya mugabo yita ko ari umugabo we, iryo joro yamusambanyije maze aratwita. Akimara kubyara yahise amwaka umwana vuba vuba aramujyana. Ntiyigeze anatuma amubonaho na rimwe. We azi ko birangiye agiye kwitahira, nyuma byaje gukomera. Wa mugabo yakomeje kumusambanya, agakomeza akajya amutera inda agatwita. Amubwira ko umwana aherutse kubyara ubu ngubu ari uwa gatanu, ariko uko yabyaraga yahitaga ajyana umwana, ntabwo azi aho babajyanaga. Muri make Margaret ntabwo uriya mugabo yari uwiwe, yari umuntu bakoranaga bizinesi yo gucuruza abana b'impinja. Nadine amaze kuganiriza Teta iyo nkuru, ubwoba bwaramwishe, arangije ashaka gutoroka biranga. Nyuma ajya mu cyumba afata telefoni ye ngo ahamagare mukuru we. Amwitabye, mukuru we amubwira nabi cyane kubera ukuntu nawe yajyaga amuhamagara akamwihorera, ahita nawe amukupa. Teta yari atarabwira mukuru we icyo yamushakiraga. Margaret yaje kumenya ko Nadine ashobora kuba yarabwiye Teta ububi bwe. Arangije ajya aho Nadine arara, arangije aramubwira ati ntabwo nari narakubujije gusohoka muri icyo cyumba na rimwe. Ararakara cyane, arikubita aragenda n'umujinya mwinshi. Sarah aho yicaye mu rugo muri ka kazu kabo, agahinda karamwishe cyane bwo kubura nyina. Umukozi wakoraga ku nzu baturanye aramwegera aramubwira inkuru iteye ubwoba cyane. Agira ati erega mama wawe ari kuza, hari abagabo batatu bamukurikiye atabizi. Nyuma nza kubabona bagenda nanone basa n'abavuye mu nzu y'iwanyu. Arakomeza ati kandi nakomeje kugira amatsiko nibaza niki bavuye gukora mu nzu iwanyu. Narabakurikiye numva bari kuvugana n'umuntu kuri telefoni ati mabuja akazi twagasoje, kandi nkumva bavuga ibintu bijyanye na sheke. Babwira uwo mabuja ati ceke iriho amaraso ntabwo twayikuzanira. Nibwo nyuma inkuru yakwirakwiye hose ko mama wawe yishwe. Arakomeza ati ikigaragara ni uko umuntu wahaye ceke mama wawe ari nawe wamwicishije. Sarah ahita amenya ko ari Margaret wicishije mama we. Sarah yahise yihuta cyane ajya ku gipangu cyo kwa Margaret, arahamagara avuga cyane ati sohoka
sohoka wa mwicanyi we, wanyiciye mama wanjye, ndashaka murumuna wanjye nawe utaramwica. Margaret abona Sarah aramuzengereje cyane, ashobora no kuza kumuteza abantu, arangije ahita ahamagara ababicanyi be ati, nonaha muze imbere y'igipangu cyanjye hari umukobwa uri kunteza abantu, mumushimute muhite mumwica ako kanya. Ubwo ibyo ko bivuga kuri telefoni, Teta yari yihishe ahantu arimo amwumva. Teta yahise yirukanka cyane ajya mu cyumba, afata telefoni ahamagara mukuru we Sarah, aramubwira ati, mukuru wanjye iruke cyane, Margaret yohereje abantu bo kuza kukwica. Sarah ako kanya yahise yiruka ava kuri icyo gipangu aragenda. Margaret atangira kubona ko ashobora kuba agiye kuvumburwa, ahita abwira Teta Nadine na wa mugabo yiyitirira ko ari umugabo we kandi ari umukozi we ushinzwe kumuterera inda abakobwa azanaho. Arababwira ati, muzinge vuba twimuke, mugire vuba cyane. Bageze ku muryango bagenda, kumbe Sarah cya gihe yirukaga yaragiye kuzana abapolisi, bahita babatungura, babatunga imbunda, bafata Margaret na wa mugabo bakoranaga babajyana kubafunga. Sarah ati, abwira Margaret, genda uhorwe ibyo wakoze byose, harimo no kwica mama wanjye wambyaye. Arakomeza ati, abantu nkamwe nimumwambike isura mbi igihugu cyacu. Teta cyumva ko mama we yishwe n'uyu mugore Margaret ararira cyane, ati, mama yishwe kubera gukunda amafaranga cyane, none nanjye nari ngiye kwangiriza ubuzima bwanjye kubera ubugugu. Ararira cyane, agahinda karamwica, ariko mukuru we amuba hafi, amubwira ko ahari ku bwe. Nadine nawe arimo kurira, avuga ko ntaho ubu afite ho kujya, ko mama we yamuburiye irengero. Teta na Sarah baramuhuza, bamubwira ko yaza akabana nabo nta kibazo. Sarah ahita abwira murumuna we Teta ati, ahantu nadepoje uno munsi bampamagaye bambwira ko nazaza gutangira akazi ku wa mbere. Filime ntaho yarangiriye.